mbahaye ikaze mu kiganiro cya sobanukirwa. Kuri aka kanya rero tukaba tugiye kurebera hamwe bimwe mu biri kubera mu nama yateranyije East African Community ndetse na SADC. Iyi ni inama yabaye mu buryo bwo gushaka amahoro mu gace ka Congo ndetse n'umutwe wa M23. Iyi nama yateranye n'abaperezida benshi cyangwa se yahuriyemo n'abaperezida benshi bagiye batandukanye. Twavuga nka perezida wa Tanzania ariwe Samia Suluhu, ndetse tukaba twavuga nka perezida wa Zimbabwe nawe arahari, tukavuga perezida wa Congo Kisekedi rwose arahari. Gusa ikintu ukwiye kumenya kuri Kisekedi ni uko nubwo yitabiriye inama atitabiriye inama mu buryo twavuga ngo yahigereye, ahubwo we yakoresheje uburyo bwa video call cyangwa se online meeting. Ni inama yakoreye ku buryo bwa network cyangwa se ku buryo bwa online, ariko bakaba babasha kurebana ndetse akanabasubiza neza. Nicyo ugomba kumenya kuri Kisekedi. Ndetse hari na perezida wa Somalia nawe arahari, ndetse na Museveni ariwe perezida wa Uganda. Iyi nama akaba yayitabiriye. Ikindi ukwiye kumenya nuko hari bamwe mu baperezida batabashije kuboneka hano, ariko nabo bafite abaje babahagarariye mu myanya yabo nubwo bo batabashije kuboneka. Gusa ikindi kintu cyabashije kuba cyagaragara hano cyangwa se agashya kabaye muri iyi nama nuko nta munyamakuru n'umwe wari wemerewe kugera aho iyi nama yari iri kubera. Abantu benshi muri kuyikurikirana mu buryo bwa online, ariko ntabwo irarangira. Inama rero yateranye mu buryo bwo kugira ngo barebe niba babona igisubizo cyangwa se umuti w'intambara iri kubera hano muri DRC Congo, kubera ko ni intambara ibangamye cyane. Twavuga ko ikomeza no gutwara ubuzima bwa benshi bw'amwe mu baturage batuye muri kano gace ka Goma, aho twavuga ko umutwe wa M23 warangije kuba wahigarurira ndetse ukaba waranatoye n'abayobozi. Ibyo byose baraza kubiganiraho muri iyi nama. Ese iyi M23 biraza kugenda gute, cyangwa se niyihe myanzuro iri buze gufatirwa muri iyi nama yahuje East Africa Community ndetse na SADC. Ubu mbere yuko iyi nama itangira cyangwa se mbere yuko hagirwa ibindi biganiro bigirwa, umwe twavuga n'umuyobozi wari uyoboye inama mwite Samia Suluhu, niwe ni perezida wa Tanzania. Mbere yuko inama itangira yagize byinshi asa nk'aho abaganirizaho, ndetse arabanza asuhuza abaperezida bose n'ubundi bari bitabiriye inama. Mu kumara kubasuhuza hari amwe mu magambo yatangije nk'umuntu n'ubundi wari uyoboye inama. Wakibaza uti yatangije ayahe magambo? Ni amagambo n'ubundi meza cyane. Yatangiye avuga ati ni byiza ko twahurira hano twese hamwe nka East African Community ndetse na SADC, twese tukaba turi hano mu buryo bwo gushaka igisubizo cy'ibibazo biri hano biri kugaragara mu karere kacu ka Afurika. Ati ni byiza ko duteranira hamwe, yego, tugashaka ibisubizo cyangwa se tukarebera hamwe ibibazo dufite hano iwacu, dore ko ari twebwe tureberera imbaga nyamwinshi cyangwa se abantu benshi, abaturage bacu. Akenshi buriya ibyinshi nitwe biba bireba cyane kugira ngo babe babasha kubona umutuzo, ndetse ni natwe uwo mutuzo tuwurema, nitwe dutuma bimwe biba ibindi ntibibe. Ati rero ni byiza kwicara hano tukarebera hamwe ibibazo dufite ndetse tukanabishakira ibisubizo mu buryo bwacu, bidasabye ko tujya kubariza ahandi nyuma iyo ngiyo mu mahanga tukajya gushakira ibisubizo aho bitari, kandi ibisubizo ari twe tubifite. Ati bityo ndabashimiye twese hamwe uko twitabiriye hano, ni iby'agaciro. Reka tugire byinshi tureba niba ese koko dushobora kuba twabona ukuntu twahosha ibibazo birimo biragaragara muri aka karere kacu cyangwa se hano mu bihugu by'abaturanyi, haba hano muri DRC Congo ndetse
twavuga mu gace kari kuberamo ibibazo cyane, ni agace ka Goma. Ubundi buriya Goma abantu mutayizi neza, Goma ni kimwe cya kabiri cy'u Rwanda, kimwe cya kabiri cy'u Rwanda. Nizere ko mubimenye. Ati rero nta bundi buryo nitwe tukwiye kwishakamo amahoro, ndetse n'abandi ba perezida bakomeje bavuga ko uburyo bwo kubaka amahoro ari ibiganiro, ndetse ari no gushakira umuti ikibazo, ariko wabanje kumenya ese icyo kibazo ni iki ngiye gushakira umuti, cyangwa se ni iki nakora kugira ngo mbashe kuba nakemura iki kibazo. Bose ikintu bahurizaho ni ukuganira ndetse no gukora ibiganiro bishobora kuba byafasha impande zombi zitari kumvikana. Murabizi ko mu minsi ishize uyu perezida Kisekedi ndetse yari yaravuze ko atazigera yahura na His Excellency Paul Kagame, kubera ko nta mpamvu n'imwe yumvaga yamuhuza, ariko kuri iyi nshuro bahuriye mu nama ndetse n'ibyinshi bigiye kureberwamo. Ibyo byose turaza kubirebera hamwe mu kanya, turimo noneho dusobanura inama yose muri rusange uko yagenze. Bafashemo akaruhuko gato, bivuze ko abayobozi cyangwa se abaperezida ubwabo bagiye guhura noneho bakaba baganira byeruye. Bagiye ahantu nyine wahita hari private, nta bya kamera cyangwa se ibiki biri buze kuba biriyo, gusa bagiye guhura noneho bagira ibyo baganira. Ibyo ngibyo nibyo biraza kuba birimo igisubizo neza muri rusange cy'ukuntu umutekano waboneka muri kano gace. Wakibaza uti rero ibyo biganiro byo uraza kubibona ute? Wakibaza naho uraza kuba wabikura, gusa igisubizo ni uko uri buze kuba uri hano. Nta kintu usabwa no gukanda subscribe kugira ngo bize kukugereraho igihe, ntabwo birasohoka ngo dutinde kubagezaho. Nta kindi rero, niba ari ubwa mbere ugeze hano nk'uko nabikubwiye, ni ugukanda subscribe. Reka dutegereze turebe ese ni iki noneho bagiye kuganirira hamwe mu cyumba cy'umwiherero cyangwa se ahantu hari prive. Nyuma yaho turaza tubabwira uko byaje kugenda, cyangwa se igisubizo kiraza kuboneka kuri Kongo ndetse na M23 yamaze kuba yakigarura uduce tumwe na tumwe muri kano gace ka DRC Congo. Ndagushimiye wowe wari kumwe nanjye cyangwa se wowe wabanye nanjye, ni iby'agaciro cyane. Niba ari ubwa mbere ntugende udakoze subscribe, ciao, tubonane mu kanya nyuma y'inama irimo irabera hano muri Tanzania.